Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le feu pour l'indépendance. Dressons nos fronts, l'otakobe. Ntabwo kirara na makobo ya. Oya ntabwo nyirana ikobo, uyu mugore yabinciyeho. Ariko byabanje kungora kurara nambaye ubusa. Zovari n'ukuntu abantu bamukunda. None niba bazinga abantu bose bashaka kumuha amafaranga, hari n'ukuntu tuba turi kumwe mu nzira imodoka ikaduhagarika bashaka nko kudusuhuza kwa kundi badukunda. Yego. Aka kanya baguhaye amahirwe ngo gira inama perezida wa Congo Antoine Felix Tshisekedi. Ni nk'ihe nama wamugira? Nta nama namugira uretse kumwica gusa cyangwa agashaki yake. Nta nama namugira kuko uriya ntawe umukeneye kuko n'abakongomani ubwabo ubungubu. Asante sana, reka tubasuhuze kandi tubifurize kumererwa neza aho muherereye hariho hose, niba uri mu Rwanda cyangwa ukaba uri hanze y'u Rwanda ariko by'umwihariko gakunda ndetse ugakurikira ibiganiro bya Wisdom TV Rwanda. Reka tugusuhuze kandi tukwifurize kumererwa neza. Niba warakoze subscribe ni bihe byiza cyane, niba utarayikora kandi nawe genda ukande ukazogera hariya kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu by'umunsi ku munsi. Turi kumwe na Gasore Pacifique aka Yakamwana. Yaka? Yes. Salam. Fresh kabisa. Meze neza? Na mahoro. Ko nta courage? Urabona nari maze iminsi nanjye nameze neza n'utubazo turaho ngaho tw'amafuti tw'urugo. Urabona Taragaro tw'urugo. Ntabwo biba byoroshye. Twose twari utw'urugo. Guhaha umunyu washize, amakara. Umugore noneho yagera ku gitenge. N'agapeti ntiwakabona. Seriepe. Yaka nago wabaga mu rugo n'icyo kibazo. Nago uheruka mu. N'amagambo ya Nzovu. Nzovu ashaka kunsenyera. Ngo kuva uvuye muri Genesi waburi wirengero. Oya ni amagambo y'abantu. Ni amagambo y'abantu se na video zanjye ubona ziba ziri hanze ndaburi wirengero. Nzovu yavuze yuko ngo uhora umubwira yuko atabana n'umugore ngo ariko nawe urwaye ntiruzamara kabiri. Wese ahubwo abantu nande. Ahubwo ngiye mbwire n'abantu mwaba YouTubers. Abantu muri gushaka views ku ndaya za Nzovu mufite ibibazo. Anytime muzisangamo amapingu. Nizo kamera zanyu. Kuko ngiye namaze kubibona urupfu rwa Nzovu ruri mu maboko ya Mama Queen. Ako yakamwe ntuza Mama Queen ibura ntazamwivuga na wa mugani. Oya zamwica byo narabibonye. Ejo ko yaramunyicanye. Yari ahubwo se we wari kuroko. Ahubwo ni n'amahirwe. Je ni banteye inzara sinari mpfiriye. Kubona utaranamukozeho ubu ngubu buri kati na kati. Reka nabamushaka iki. Ubumeze nka baba Wazalendo bari gutoragura igoma. Baba Wazalendo FARDC FDLR ndi kubona bari kujya babazana ari ibikundi. Babazana ari ibikumi muri Kongo. Muri Kongo hari igoma. Ngiye bya binini nababwiraga ngo buriya M23 gifata umujyi wa Goma. Bari abasirikare ababuze Wisdoro bose abataragiye mu Kivu cyangwa bambukane n'abandi binjire mu Rwanda bakuyemo uniform bivanga n'abaturage. Bamwe n'abamotari, abandi bacuruza amakara, abandi bakora ibiki bikorera imizigo bisubire mu buzima busanzwe. Ariko rimwe na rimwe nibo bafata imbunu ugasanga ninjoro rwambikanye bari kwiba bari kwica abantu. Ako nawe ngo wavuye utorotse. Ngewe uramujyi wa Goma nawo bayemo. Ndi military ngiye mbana na Fande Makenga mu 2002. Mu 2002 ahubwo twari igihe uvuga imyaka 30 ningaho ufite nkumvura be. Urumva 2002 rwose. 2002 wafataga imbunda. Amva nakaje. Cyewe. Urumva hari umujyi wa Goma ndawuzi ngewe ninjoro twararaga turasana n'ibisambo. Hari harimo abasivile bench nta nubwo ari abasivile hari abamayimayi hari amadezata. Urumva batorokana amabunda bakagenda utayijugunya telefone utayijugunya wa muntu dore oya reka Mama Queen se Mama Queen yahurutse telefone yiyifata Nzovu mwari gusanga inzogera yireza. Nakubwiye hari mu mujyi wa Goma harimo abantu benshi bafite amabunda ndakubwiye M23 bagomba bana bakazingira umudugudu cyase kariti. Bakayizingira sakire nijoro bakabacakaza. Uzareba imbunda bazakuramo hari. Bazakuramo nyinshi kurusha izo bafashe ku rugamba. Kwizirimo hari mu baturage nizo nyinshi. Ese ubwo ntago bibangamira umutekano w'abaturage muri rusange? Ntago bibangamira umutekano w'abaturage muri rusange? Umuturage buriya
ngo ibyaye ikibazo irakiri gato. Niba umwana ari umuwazarendo, umwana wari umuwazarendo, ejo bakamusanga iwawe, umuhisha iwawe n'imbunda, ubwo nawe uraduye. nawe uba uri haduye, uri umufatanyacyaha. Urumva rero niyo mpamvu nabonye mu gitondo hari abamama bari kurira ngo abana bacu, ngo mudusubize abana bacu, ngo mwadutwariye abana. None se niba umwana wawe ahisha imbunda, ayiseguye ku musego, uzi ko afite imbunda, mukaba mudashaka kuziripotinga, urumva abaturage nabo bamaze kuba baduye, abaturage bo mu mujyi wa Goma. Yaka umugore Semeruka ufite gahunda yo kumushingira business, warayimushingiye? Bari gucuruza bodaboda, namuranguriye kilo 100 ya bodaboda bapima ku biro muri shiki. Shaka ubwo nurimo gutwifatira. Seriye namufata. Mbese n'inkweto bazipima ku biro cyangwa babara imigoro? Babara imigoro ntago bodaboda nta baguhereza igifuka cya kilo 100 bagapima ku munzani. Ubwo munzani ubwo ibiri 100 biba bigura nkangahe? Irigiye igibiri gyawe wararirekuye nka Gasore Pacifique, wavuzeho ni setasi mu isoko, kandi seta nayo ibihenze tarani mu isoko rya hehe uza mu miduha. Ubarakora bari gutomeka rwose, ntago nyimusiga mu rugo, muhurira mu rugo nimugoroba. Njye najyaga muhamagara akambwira ngo wacomotse wagiye. Mu minsi iri imbere ubwo nari mfite agafaranga k'abadiaspora, n'abadiaspora ni benshi muri iyi minsi, kandi harimo n'abari n'ubwo bufasha bwose bwaturutse ku badiaspora. Urumva hari ukuntu nyine abadiaspora baguhamagara mugasoma agacupa, amasaha akagufata, bikaba ngombwa kurara. Ese yakaburiya nk'iyo wasohotse nka kuriya wagiye nko kwisomera icupa, ni nk'amafaranga ngaho uvuga utarenza ukavuga uti njye nayo nkoresha, njye mwizubuntu rwose. Buriya njyewe na Nzova kenshi ntago twikora ku kofi, barabagurira cyane rwose. Hari n'abaduhamagara bavuga ati wambabarira koko ukaza tugasangira icupa we yaka ko tukuzi kuryoshya icupa. Urumva akenshi twebwe nta nubwo twikora ku kofi. Ntabwo ujya wikora ku ikofi? Ubu hano mu mujyi wa Kigali nta kabari nshobora kugeramo cyangwa hoteli cyangwa iki ngo mbure umuntu ngurira icupa. Pfa kwinjira mu kabari gusa ya masaha bafunguye batangiye gukora, abakiriya barimo, ntabwo nabura umuntu ngurira icupa. None se Nzovu ko yambwiye ngo nk'iyo anywereye urugero nk'ibihumbi 30 yabisipendinze uwo munsi akabitanga nyine muri uko kunywa muri izo nshuti ze bari kumwe, ngo umunsi ukurikiyeho nibura agomba kumekinga ashaka kuri 70,000, aba yayashyize he? Nzovu arabeshya. Ahubwo amafaranga tubona akenshi ni ay'abadiaspora. Yego, ko ari nk'umudiaspora uza akaguhamagara, nk'umudiaspora ejo bundi wadutayemo neza yaraduhamagaye, ntabya amacano ntacanagira, aravuga ati mwebwe muze munsure mbihere gusa bimwe. Banatukicara gutya twaganira amagambo atarenze 3, abayikubise mu cyumba, abatuzaniye senkani noti nshyashya zino zasohotse buri muntu, atakona agatike mubanze mukabike, ubundi muri gihe tuba mugakenyereyeho. Bose mwongeye kuhaguma cyangwa mwese mumucika? Twese twicara turarabye. Yaka ubu wahicaye iminota irenze 30. Uzi kunywa ufite agatike kawe ku mufuka, uba wumva umeze neza, uzinywana apeti. Ahubwo iyo uri kunywa nta giciro ufite nibwo uba wumva ubangamiwe. Ariko iyo uri kunywa wizeye ku mufuka uvuga ati isaha n'isaha nanamucika ngafata akamoto nyitahira. Ariko uzi kugira ngo ube uri kunywa numara gusinda ujye gusaba n'itike, biba binateye isoni. Umuntu yakuguriye wariye amanyama, wanyweye wariye, nurangiza se wamaye agatike, none kumva ngo uri umuntu w'umusitari, urumva uri gusaba agatike, biba biteye isoni. Nego nayo tuba dufite, ariko amazina dufite akenshi biba biteye isoni. Nyeje bundi Nzovu yanjyanye kuri stade, turagenda kureba match ya Rayon Sport. Kureba match ya Rayon Sport. Tareba ndavuga ati abantu rwose bancungera buzuye hariya ku muryango, babone ndi gusaba agatike k'ubuntu kwe. Nese mfite akamoto nditahira. Nzovu yinjirana n'abandi, ariko burangiye ngira isoni. Kugenda ndi gusaba ati mumbabarire ninjire, nta 3 mfite nta 5 mfite byo kunyinjiza muri stade ngo ndebe match.
ariko Nzovu we nta soni agira. Nzovu hari n'ukuntu abantu bamukunda. None niba bazi ngo abantu bose bashaka kumuha amafaranga, hari n'ukuntu tuba turi kumwe mu nzira imodoka ikaduhagarika bashaka nko kudusuhuza kwa kundi badukunda. Yego. Nzovu asa nta n'agacupa koko. Niko ahitavu. Niko ahitavu. Nongeye rero nkumva ebana binteye isoni. Uko nguko so gusabiriza? Bira ni nko gusabiriza. Umuco nyarwanda ntago. Umusitari ngo barakuzi ngura icyamamare kandi noneho ubugoryi bwe yagera hano kuri kamera. Ngo ebana ngo buriya twebwe dukorera amafaranga menshi. Kandi avuga ko mu bibina byinshi. Ngenze arenda kunyicira nifitiye umugore no kumuhahira n'intambara. Cyanzovu iki kigo kikajya ngo dukorera amafaranga menshi. Uzi ko yanatuma n'ugiye kugusapotinga nana support yagu. Ataguhana bita. Kubera ubugoryi bwe. None se amafaranga tura mu kibina yakura he? Aho mu kimina ni tuno bamuha ku macano. Nzovu yavuze yuko mu kwezi ashobora kwinjiza nk'inote 600. Ni ya magambo ya 600 se yayinjiza gute? Cyambere akunda indaya. Icya kabiri akunda icupa. Ubundi ikintu gitwara amafaranga ya Nzovu n'inzoga ntabwo ari cyane ahubwo indaya. Indaya nizo zimutwara amafaranga. Ariko ngewe kuva nashaka umugore ngubu nandaya zikinwara amafaranga. Ese iyo witegereje mbere yo kuzana umugore na nyuma yo kumuzana ubu ngubu muri kumwe kano kanya ubona itandukaniro rya yakamwana wa mbere n'uyu munsi wa none biratandukanye cyane. Nase urabona nasigaye nambara agashati gafuze kameze neza n'agapantaro gafuze. Urumva ubu nsigaye nkaraba ku gihe nkaraba amazi ashyushye. Urumva ariko icyo gihe sinabonaga umwanya wo kuyashyushya nkamara n'icyumweru ntagera muri dushe. Usigaye wambara n'akabogeza ariko ubu ngubu ndakaraba ngakarabira igihe. N'akabogeza buri kumwe nako ntabwo kirarana amakobo ya. Oya ntabwo nyirana ikobo uyu mugore yabinciyeho. Ariko byabanje kungora kurara nambaye ubusa. Byabanje kungora kurara amenyere kurana ikobo uyu mugore ambwira ati ibyo bintu ntabwo bizava. Nese iyo byageraga ninjoro urabona iyo uryamanye n'umugore wawe wishakiye ugeza n'igihe ugahindukira wahindukiriraga mu ikobo. Kobo nkayigeza hano munsi y'amafi. Nari naramenyera kurara nambaye ubusa ariko wowe ofete wagumye muri ya shusho y'indangamirwa handi wavugaga ati ni rimwe ryihuse tugiye kwa kundi nyine kwa kamenyero nyine kwa kundi uba warabayeho taramenyereye kurara wambaye ubusa nk'abandi. Urumva byabanje kungura ariko umaze kubimenyera. Yaka wumva hari amafaranga wabona mu mufuka wawe ukumva nta mbaraga cyangwa se nta bushake bwo kongera kujya gukorera akandi kazi ufite? Ni nk'ayahe mafaranga nyine wowe ubwawe waba ufite mu mufuka? Ubu nakora nayo kabisa. Umva hari amafaranga wagira akakubuza gusubira mu kazi? Mbona ukuvuga ngo ntayo kuko ubu ngubu mfite umugore kandi mfite plan ziri imbere ejo bundi umugore azabyara hakeneye imyenda y'abana ubwo akeneye imyenda hari n'ibindi byinshi bikenewe. Tugomba no guhindura ubuzima tukagenda twadivasinga nyine ku buzima tugenda dutera intambwe kuyindura. Urumva rero nta mafaranga nabona ngo mbuze gukora kuko ntabwo ari cyagiye nari siribateri nenjoyinga wa mugani wa Nzovu ngo nukujoyinga ubu ngibyo ntabyo nkirimo. Ariko harabajya bavuga yuko iyo ufite inote yawe y'ijana ngo nta wagutsimbura ngo akujyana mu kazi. Oya byaterwa. Hari igihe ntakora kuko twebwe n'akazi kacu ni akazi gahoraho. Ntabwo ari ka kazi kari permanent ko kuvuga ngo nutaza barakwirukana. Akazi kacu ukora igihe ushakiye. So mugani nta gihe ushobora kuba wumva uri wiki mu mubiri urushye n'iki ukajya. Kinshora no kuruha nkavuga ati uyu munsi nduhuke. Mbireke kujyayo. Nkavuga ati uyu munsi ntabwo ndi buboneke. Cyo ni ibintu byumvikana mba ngomba no kuruhuka. Buriya ariko impamvu akazi ari keza njyara abantu njya mfatiraho urugero. Nk'urugero nka Yago akiri muri iyi mihanda ya Kigali. Yaruhukaga ku cyumweru gusa. Ku cyumweru gusa umunsi umwe. Nibwo yaruhukaga gusa. Kandi urumva we yarikoreraga. Urumva? Umuntu nka Yago rero niba yarakoraga akazi burya niko kambere kuko akazi niko kaduhemba niko gatuma ujya no mu kabari n'iryo cupa ntiwarisoma utakoze. Ariko umugore wawe nawe anywa inzoga? Oya niyo mahirwe nagize.
nta nzoga. ese buri umuntu unywa inzoga iyo araranye n'umugore we utanywa inzoga buriya ntagabangamirwa? Bashobora kubangamirwa ariko nyine buri abagore akenshi baranihangana, ariko ngenzi n'abantu ugasanga rwose umugore anywa inzoga umugabo ntazanywa, kandi bakabana umugabo akanazimugurira, bagasohokana ugasanga umugabo ari kunywa fanta umugore ari kunywa inzoga. Yego, abo bantu barahari. Yaka nibihe bihe ujya ukumbura muri Kongo? Mbo ibihe njya nkumbura ni igihe twabaga muri RCD go. Ko RCD twari tumeze neza, twararyaga, twari tumeze nka government. Ubundi ibindi bihe nagizemo wenda nuko nanabirasiwemo. Yego, ariko no muri CNDP ntacyo twari tubaye. Buriya biterwa n'umutima, ukumva n'icyamurimo ukavuga ati nubwo ndi hano nubwo napfa ntacyo byaba bitwaye, kuko bindi ku mutima. Ibyo nkora ninjye wabyihisiyemo, nta wamfashe ku ngufu. Kwa kundi ukora akazi ugakunze ugafitiye umutima ukavuga ati nubwo napfa naba nitangiye igihugu. Ariko kuvuga ngo ngende muri government ya Gisegeti ntago naba ndi gukorera igihugu cyane. Nese abantu birukanye ababyeyi banjye ni impunzi mu Rwanda, nkajya gufatanya nabo gukorera government ya Gisegeti, usugo naba ndi gukorera. Ababyeyi banjye ni impunzi, ukajya kumva umuntu ngo ndi muri government yo kwa Gisegeti. Biriya bintu by'amamixage n'amabrassage, yego, biriya ebana ni ibintu bidusubiza inyuma cyane kabisa. Yakamwana, iyo ubonye Ibrahim Traoré ni perezida wa Burkina Faso, akaba n'umwe mu basirikare bakomeye, ariko ni perezida w'inzibacyuho, sibyo? Mu myaka ye ni umuntu ukiri mutoya, nkawe nk'umuntu wabaye umusirikare, ubifata gute cyangwa se umubona gute? Njyewe ntago nzi amateka ye, uretse kumwumva gusa sinanamuzi. Cyakora umbajije wenda Chairman Laurent Kunda, wenda we navuga ati mufite kunuka kuri Nkunda, cyangwa umbajije Afande Makenga Bravo 5, we nakubwira ati mufata gutya na gutya, kuko niwe nzi, niwe twakoranye, niwe komanda wanjye. Ariko kunda Afande Nkunda cyane, uramukunda cyane? Afande Nkunda abayobozi banjye bose, ariko apana hari nabona kunda, ariko abayobozi banjye urumva cyenda bakunda kabisa, ntabwo ari bose. Buriya nta kintu cyiza nko kuyoborwa n'umuntu ukunda ukuri ku mutima, like our his excellency perezida w'u Rwanda. Buriya ndamwemera sana, andi ku mutima, urumva. Naho kumbaza Traoré we mwumva gutyo, sindi wo mu gihugu cye, gusa ni umunyafurika, niba afite amateka meza sava. Imibanire yawe na Afande Makenga ari imibanire ki? Yari umuyobozi wanjye kandi nkunda cyane, ku buryo niyo yanambwira ati injira hariya ni mu muriro, nakwa advance ngomba kubikora kubera we cyane rwose. Naho Afande Nkunda, uriya we niwe wa mbere, kuko na Makenga Nkunda yari komanda we. Nkunda yari ubwo no Nkunda yari komanda wa Makenga, kuko Makenga yayobewe na Nkunda, ko perezida w'icyama ni Nkunda, dutangira CNDP niwe wari komanda. Urumva rero Makenga yari munsi ya Nkunda. Mu biganiro bitambutse twagiranye wigize kumvikana uvuga yuko Nkunda none hagiye kugaruka noneho muri Kongo ibintu bikajya ku murongo, biracyakomeje? Ngo ibyo ntabwo mbizi neza, nta makuru mfite ahagije, ariko agarutse byaba ari sawa, kuko urumva akina Poringa ava muri Kongo nibwo twahise tubakavuyo, twabaye nk'inka zabuze umushumba, umwanyura aha undanyura aha, kubera iki twari twabuze komanda wacu. Urumva muri CNDP Nkunda akimara kugenda byabaye akaduruvayo, nibwo wabonye ba Makenga na ba Ntaganda basubiranamo, kumva ngo M23 yasubiranyemo, ni ukuvuga kiongozi nta wari uhari. Aka kanya baguhaye amahirwe ngo gira inama perezida wa Kongo Antoine Tshisekedi, ni Antoine hajya?
niba ari Tshisekedi niba ari Antoine Tshisekedi reka twivugire Tshisekedi Antoine Felix Tshisekedi ni nk'ihe nama wamugira? nta nama namugira uretse kumwica gusa cyangwa agashaki yake. nta nama namugira kuko uriya ntawe umukeneye kuko n'abakongomani ubwabo ubungubu tumaze kumurwa n'abari muri Kongo yabateye iseseme. reba ukuntu igihugu kizambaguje abantu intambara abantu bari bagiye kwituriza abantu bakibanira mu mahoro igihugu arakizambaguje. n'isura wamugira inama ngo asubire ku buyobozi. none se nta nama wamugira agahindura imiyoborere? ntabyo yahindura uriya kuko afite ingengabitekerezo ya katanyama, afite ingengabitekerezo mbi. uriya nta nama wamugira uretse kumurasa cyangwa agashaka ubundi bongera akava muri kiriya gihugu kuko arakizambije. ubu baguhaye ububasha bakavuga ngo gira icyo umukorera murebana gutya amaso ku maso, namurasa Rwanda ku buryo bagomba kwiteza imbere ku buryo bufatika. industry nyarwanda rwose ikaba industry ifatika ifite n'abantu bayisapotinga kuko hari byinshi bababuza. urabona hari ibintu twese ducururiza kuri YouTube, hari ibintu batubuje muri industry nyarwanda bitari kubaka society nk'ibishegu. urabona hari umukobwa ejo bundi wakoze filime ari mu buriri ari gusomana. numvise bari kubivugaho nimugoroba ngo biriya bintu ntabwo byemewe, kandi koko nibyo nanjye narabifungiwe ngo ni igikorwa cy'urukozasoni, kandi biriya bintu nibyo bicuruza kuri YouTube, kandi abenshi bakora ibi ngibi nibyo bibatunze. urumva rero ngewe umaye nk'umwanya nabanza nkita kuri industry nyarwanda ya sinema nyarwanda muri rusange. Yaka Minisitiri w'urubyiruko ufite mu nshingano ubuhanzi uramuzi? ntago muzi. ntago uzi Minisitiri w'urubyiruko? kandi uracyari urubyiruko? oya ngende umubyeyi. uri umubyeyi ariko uracyari mu myaka y'urubyiruko? oya da. none se imyaka y'urubyiruko ntago urageza imyaka 40? 40 ndi hafi kuyigira. oya ufite 38 39. nuko rero uracyari mu rubyiruko? oya mu rubyiruko ni imisi 35 usahari. iyo warengeje 35 ntabwo ubura urubyiruko. ubu ukiri urubyiruko? oya da. none se umugabo witwa Utuma Twishima Abdallah uramuzi? wapi? ntawuzi? reka da. ntawe nzi. umunyamakuru witwa Scovia uramuzi? ndamuzi. amagambo yigize kugutangaza urayazi? ntago nyasi. ntago yazi? yigize kumvuga yuko akumenya yakumenye ku bishegu cyane. ni irihe jambo wamubwira? utunzwe n'ibishegu? njye ntago ntunzwe n'ibishegu kuko ibyo bintu barabiciye nta nubwo tukibikoresha cyane, ariko nta nubwo ari njye wabikoreshaga hano. imbuga nkoranyambaga hari n'abazyaga hariya bakavuga amoko y'ibitsina, bakavuga bari banandenzeho, aribyo bitunze abantu hano kuri izi mbuga nkoranyambaga, kandi bari abantu baraninjizaga, ariko kuva baca ibintu by'ibishego barabiretse. kuvuga rero ngo nzi ngo ku bishego narabikoraga, ariko ubu ngubu sinkibikora. Yaka turimo kugana ku musozo, ni irihe jambo wabwira abakunzi ba Wisdom TV? Abakunzi ba Wisdom TV nari maze igihe ntaboneka kuri Wisdom TV, ariko nagarutse tugiye kongera tubategure content ziryoshye zitarimo ibishegu, zitarimo gusebanya nka ziriya ndi kumva bayago na ba Brian bameze nk'abari kwatakana, wagira ngo ni M23 na Gisegeti bari kwatakana, yago na ba Brian. ziriya rero biriya bintu byo gusebanya, ngiye rwose no gushaka uducontent hano kuri Wisdom twiza ku buryo abantu bishima bakanamwenyura, ariko nabyo gusebanya birimo ndetse mbere yuko dusoza uraje mukanya uturirimbire indirimbo yiringara ubuyitegura. Ariko reka dushimire abantu bakunda ndetse bagakurikira Wisdom TV Rwanda. Niba utarakoze subscribe, reka tukubwire ngo waracikanywe, kora subscribe kugira ngo tubane umunsi ku munsi, kora share, like and comment kugira ngo ibiganiro byacu bigere kure kandi hashoboka. Tera comment kugira ngo duhereze ibitekerezo bidufasha mu buzima bwa buri munsi. Fred Images tugufite amafoto meza cyane utasanga handi, niba ufite ubukwe cyangwa ibindi birori byose, ariko ukaba wifuza ifoto y'urwibutso ndetse na video nziza cyane
Gana Fred Images, wadukurikira kuri Instagram, TikTok, WhatsApp, hose nimero ni 823785 Yakamwana Official. Yaka, wigeze creating channel yitwa Yakamwana Official? Yakamwana Official ni umupeti w'umuvandimwe. Ni ukuvuga we yashatse gukoresha iryo zina tubivuga naho ndamubwira rikoreshe kuri iyo channel yawe nari. Yashinze yawe Kiroso yaragarutse. Kiroso arahari kabisa. Yakamwana, reka tugushimire wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Reka dusoze tubwira abakunzi bacu ngo turabakunda kandi turabazirikana. Indirimbo y'Iringara usezera abakunzi bo mu Rwanda ndetse n'abo muri Congo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le feu pour l'indépendance. Dressons nos fronts, l'autre courbé, et pour de beaux prenons les plus belles là, dans la paix. Citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez. Asante sana wakoze Yaka. Yeah.